nakubwiye nabyo ngo yabyo ariko ibyo mbyiramo se nibe gishaka zano umuceri Umvikana nande sanga turi zano umuceri ariko asufite ikihe kibazo ahubwo se ufite ikihe kibazo meza izo mboga none nanjye mbanze njye zano mbanze njye nawe ariko witonde aho uri mukuru byimbye gucyo ufite ubwanwa n'amazi none wanyubahiye ubwanjye wanyubahiye kandi akumenya ubwanwa wajyana umuzitiro aha kandi kamenyero yenze nyina wamereje uziko nahamagara papa wamuhamagaye se gikora kugira ngo banze byari kuzana mbanze ibyo by'ubu urabanza kujya kubera iki se yo bahura umukuru nago ni mukuru wawe uramaze ni uri mukuru wanjye se nago ndi muri nawe wamaze rero wamaze nawe usundi wakoze nanjye banze njye nyine nanjye banze afite ikibazo ashaka ko muzigiye mugira ibintu mufata nk'imikino mwana kandi kumvikana ndaze mbanze nyibike nze none haturebe nanjye banduza nizo mboga nyine nanjye bandavuze ngo za urabona hari safranga ufite uramaze urabona nanjye kanyisubizeyo twese tuvugane nangado usubiza yiki se nawe karya umuriro ugenda karya umuriro ariko nawe nukubona muri aho ngaho nta n'imito mugira umuco se utanyubashye nge nakubaho nawe utanyubashye nakubaho ubugoryi ariko ubugoryi nge nane dufite nakubashye no kurusha imbaraga ahubwo se nge kuba nakwiyubashye nuko nazi yuko nagukoma uko buri njya guteka wari uhari wari wagiye kubunga uramaze none waza ushaka wabihashye se wabihashye bimbere akubundi papari ubu nawe ukubita umuceri w'umutwe nahise nguhanyokoza ukuntu ukubona uraho ngaho gutubyimbye namaze sha ndabyimbye ariko mbyimbe kubyo nari ubu naguhondagura shaho ye baba we kamenyero yenze nyina ngo wagira ute ukubita umuceri nubwo natawuhaye ariko ko kipusi ishaje imbeba ziriga tamabye ako ngaro ukubita umuceri uziko nasafura nayigukombesha munsi wawe maze wakomba munsi wawe rekura abashaka umushake ibintu birakemurwa na mudugudu gabanyeho amagambo mva mubwire noneho sasa utafashe nyine warangiye uvuga utanunzira murarwo rutoki se nyine kwa nawe se nyine bibi kandi naguhanyo uzi ko njye nagonda mwana cyanza ibintu n'umashina nabyo mwana ibintu gushyira nasanga ata musenzo utangira ngo binunguzo ashabundi umwana ashimishwa no kwinya ubona urango gusaci ibirongo umwana ashimishwa no kwinya yamaze kandi nakunoba nanjye ariko nakunoba nanjye so nanjye niba narabyaye niba narabwaguye nagari cyakoze indazuba aho nakabyutse mujya gukora no kubyukira mu masafura nk'abana ukubona uraho ngaho gutya gusa tangoraho ntuzo mundebere namwe uyu nguyu usu wabitangiye mfite isafuriya ufite isafuriya ninde muri ninde ufite isafuriya umuntu ushaka ago papa umuntu uvyuka mu gitondo ashaka kwiharira ibiryo Mwese we kubyuka saa 10 nimwe ugabyukira mu nkono urumva ari umushyi. Ari nge nawe ufite inkono ninde? Mwese ufite inkono ko ufite isafuri? Nuko si isafuriya. Mwese isafuriya ntago bayiteka mu cyabayire bayirekamo amazi cyangwa ntago bayiteka. Mwese wamubashi cyaragiye kuyikoresha muri za saa 10 ninde yifite? None se nyine kwa nayigukijije wakuzakiza umuntu mu gihe. Ngani wayinyishije yime muhu. Uretse wayinyishije yime. Mwemuretse. Turebe ubu. Rekura. Arije ninde wabyaye? Gusa koko ibintu mwamugiye kubi ako se papa wowe ko ushaka kurya ubundi saje namwe ninde ubiha ngaho naryo turebe ko nawe ukavuga kuri muzima karindagira iki kintu kirapfuye rero ndakubwira iki ibintu wabivuga ukavuga kuri muzima Ese papa ubwo ngubwo uri isafuriya yose wenyine no ese ubwo wowe dufashije iki papa nguki ubwo wowe dufashije turabona mutabe ma yose ni wowe iyo twakizikanya ntabwo tuba tubisangiye nese utaza kubyuka za saa 11 ntabwo twakwa twariye saa 10 ese wowe wambonye uri ubu uraryamye nese nyine kubisafuriya wayikomye nkayumvishe n'ikibazo ibintu abundi mwashatana mujye kubako mwambere ikigeragezo mwabana ese asha ubwo renge nane nzabaye ikigeragezo ahubwo wewe watubereye ikigeragezo papa ararumbishije kujya hari ikintu njya nibaza mwese niba nababereye ikigeragezo mwazashatse iyo mujya kugwa no gushaka undi papa rwose no kumugura azakubyara kabiri so nawe uri papa wese ubwo ubundi uri papa ewe undi se niba mubabaye mwagiye kundi ako barakurege wakujya uzi ko nuko bitabaye ibikumbi
iyo nza kuba ndi umuntu wiha nkavuka nk'uko ntuza yavuye ari kubyarwa na Timothy ubundi wowe utwara Timothy. Iki gitekerezo avuze ni ubundi wajya kumureka ubu twarabyawe n'umuntu gusa iyo wifashe ugacura abana ibiryo usanzwe turi kurwanira ibiryo ntudufashije ngo dukemure byibura uvuga ati mwicare hasi mu bisange ntabwo ugiye ahura byiwe si uri umubyeyi cyangwa ariko cyangwa ni inyama umva atayamubwiye wa muhungu uze twe ubona twaye umuhungu nk'ubu ngana uko nguko ubutari wamaye nose usijya ubiha ntabwo ajya ubiha ntabwo ubyirya nawe nyine mwavutse mungana uko nguko waraturese nuko usona mukoze mwakujijwe n'iki mwakujijwe n'iki nugukokora amasafuriya n'umuyaga nagukokora amasafuriya wariri wayakokoraga se wayakokoraga ibyo watekeyemo mami yataza gupfa ubu tuba tumeze neza ubu rero ngazi ngo yadusigiye umubyeyi ngazaturera abona ukwirirwa turiye ntabwo ari umubyeyi ahubwo ni imvi inyamaswa ubundi mwagiye kundega mukamva imbere cyangwa mukazagushaka wajya muri Nyabarongo ibintu byaciwe gukubita we nakuzirika nkagukubita ku buryo amanya akora dede si bamwe bagiye kugufunga se ukajya kwitwa impunzi nyine byaraciwe wajya kumureka ukamumbe naho n'abana mwebwe mugende mujye kundega wajya kumureka kwa mumvaneho ubwo busutwa se ndajyana nawe kandi nyirabayazana byose ari wowe naho ngaho rero umutwe wawe wagira ngo bakuyemo ubwenge urangije batekamo igikoma ugira ubwenge ariko mwana wowe waranarenganye ndaza gushaka ukuntu ngo uduce ujye ubundi niko utagira umutwe kuko utari ahubwo aba yanakurya ntabwo sijya kubyaye se ndetse ko warambye bivuze ko ngaburira uyu gasuka umubona inda afite uwama imbaraga afite akanyuma inda ye ariko rata agatekerezo mbiye ni reka tujye kwa mudugudu tujye kumurega kuko iyo bitabaye ubu nubwo ari kunyococesha inga za muduceri abaye ankunda ntabwo aba yatamaye umva mubwire ukora acira abagabanya ubundi ubu ngubu twarabyawe twarabwagura mugani wawe ubundi papa ubona twahirwa iwacu nta muntu wigeze yiriya iwacu bariya ko n'ubundi mbona ibyo mpahamo ntahagavuga ko umuceri niba ari ugusohora mu nzu twe turi iwacu nawe ujya iwanyu ako buri wamuhamagara inzu ni ndayubatse warayubatse ariko twe iwacu niyo ngaho twereke iwacu tujye iwacu nawe ujya iwanyu Nyabarongo none se Rwanda zanyu nazazara nkabivamo banzizane telefone kurabo mabare rose bombastic side eye ntuzi kwigurira imyenda aho kugira wirirwa wasamye gusa ariko ubusa nzagura imyenda iyo myenda wambaye irusha agaciro ko burya ubona umuntu wambaye kositimu mu gizi ko ari mudugudu arabikemura rega mudugudu arabikemura se hano niwe ashinzwe iki twamutoreye ashinzwe iki twamutoreye iki gusa nk'imidaheshye ushobora sagutera akumva utera naba hano mparo karagwabishinga ko karaga intuza kugesa nk'ijoro ryanze gutyo mwe mugende mujye kunde ubu kweri ni ubora utongana wace tukagihanya ubwo mugende ntacyo uyereka umuntu abanza amagare mudugudu hagere we gabanya ubwoba umuntu abanza amagare mudugudu agiye ubundi byari ngombwa ko muhamagara mudugudu bari kubyicamo agiye bakijyana bakiziritse ngaho gusa uturamye Alo? Muraho mumeze mute? Ni mudugudu muvugana. Tagiye kwivugishwa. Ni gasuku hano kwa Bwarayaze murumuna Bwarayaze nyine. Ni gasuku murumuna Bwarayaze. Hano kwa Gahara. Ndahareba hepfo kwa Gahara ndahazi papa wawe ndamuzi. Turagukeneye banguka rwose ari akabazo kari gahari. Ngo byagenze ute? Watunyarukiriza. Ntacyo reka nze magere noneho kubwo nari mvuye mu nama ku murenge reka nze mbanyure ndebe uko bimeze. Sawa reka nze sawa. weho witonze mudugudu ubwo ndabona naje mudugudu bite sha ukagituza ushaka guhobera n'ibiki komera cyane yego mwabamaga hano byagenze ute sha nyine dore nuko bimeze dufite umubyeyi we bazaho baguhamagaye bite sha ko nta kibazo afitanye cyane muko mwije muvugana n'abayobozi mwicaye mwicare muvugana n'abayobozi hano ntago ari ngombwa ajya mwicare ikibazo we waruvuze ngo uri kwihuta reka dukoresha uburyo umwete ako banza mu nyinshi ndakora ubuntu ngiye
Manze munyishure mbone mbafashe byose ndabafashe. Wewe ubanza umva ikibazo umuntu afite. Ngo muvuge nyine muzanye n'amafaranga uko amafaranga Ese n'itanye. ba mudugudu bavuze ko muzajya mukemura ibibazo by'abantu ari uko babanje kubishyura. Nesangane mu wakorera ubusa. uje kwishyuza. Wakorera ubusa wowe. Hano arafanga Ngo mumbwiye ibyo mumbwiye bigende. Umenya ko byo Vuga mvuge. Uramuninde impamagaye muri mwebwe gazo. Yegora ubundi urakorera umuntu wamwishyuza. Ndamuzi. Ako ni mukuru wa Kenoza. Ngo mvuga vuba nditagiye. bakwishyure ntukorere ubusa. Muvuge. Kuntu ikibazo kimeze ubusutwa bwabo bakuzanye bakwishyure tukavuze n'abafashe umunwa. Vuga vuba. kuntu imeze rero uno mupapa. Eh. ni umupapa kari Nako inyamaswa. nongera mu Nisibo shaje uba abavyeyi bacana. Cyane bundi numva ikibazo cyacu nawe urabyumva. Kuntu bimeze nyine. Kuva papa yapare mama yako. Siko yarapfa kandi mbona hari cyana. Kuva mama yako. Habundi kuvuga mucyare hano. Cyarasha. Bwana abayobozi mwicaye mujye mwicara mu bana. mubuna haituma. Ngo yemirishe ko yayishiza. Wewe. Bwana umuyobozi kagamura kagunaso. Vuga sha. Vuga nyine. Iki ni buri mudugudu bivuze ko uzajya ubarisha ngo ni. We nukuze ko bitabantu gusa. Hano turi Vuga nyine ibibazo byawe ufite mu gihugu kibohoye. Hanyuma se bimeze gute? Ukuntu bimeze nyine. Dufite papa niba nako ingirwa papa. Nisiko shanaganyirwa. Ibindi byana wowe. Banza wumve nyine ikibazo cy'umuntu afite. Ibyo ngibyo byingirwa papa n'aba papa ntabwo bivuze gureka kubwira ukuntu byagenda. Bimeze gute hakavuga vuba sha. Papa si umubyeyi ahubwo ni umubyeyi. Turagira gutya twateka mu gihe tutaranarya papa akaza ibiryo akabarabima. Wenda muri iki gitondo ngewe na murumuna wanjye tugize gutya dusa nkaho satani yivanga tuba turafatanye turi gupfa ibiryo kuko twese nta numwe wari warayuriye. Papa yahishije arateka nyine arifata wiwe agateka twasinziriye bya mu gitondo dutanga biryo. Ubwo rero ateka twasinziriye kugira ngo abyuke mu gitondo adutange kubyuka narangiza ry'ibiryo. Mu gitondo rero ngewe na murumuna wanjye turavuze uti rero urabona twaraye tutera kandi dushobora kongera. Ikibazo nacyumvisha sha rekera. Wowe se ngo bimeze ite sha? Ikibazo ni icyo ngicyo gihari. Nawe nacyo birenzaho. Nta kintu ndenzaho usibye yuko nari narakubwira ukuntu twebwe nyine tubyutse mu gitondo turi kuvuga ati zara dusangira dupfa ngewe na murumuna wanjye. Papa baturutse inyuma aravuga ati muzane hano mbagabanye. Ibi byahise abyirira. None tugiye kumara kabiri tutarajya kisaza. None ubwo nyine ikindi kibazo kinahari. Uyu mugabo Isiko cyintu cyasi. Papa teba umwanda najya yo. Umva nyine ibintu bibyoroshye. Bino bikoce kindazamu. Ceka umukabanye munoze kuvuga cyane. Ngoga mbaye umuyobozi. Uradukemurira ikibazo mu cyane. Nyine mfasi mwebwe ufite angahe sha? Amafaranga. Akuweho ibintu byawe byose. Ndabakorera ikibazo kubuntu. Yasanga waje kugura. Ese ahubwo ikibazo ugiye gukemura nyine wese amafaranga were. Amafaranga y'iki? Mu 500 aho ngaho ubu se tuyafite ubu ngubu twe tuba tuguhamagaye ntabwo tuba tugiye natwe tukarya. Bakarya umuriro waje se muri umuyobozi wowe bakajya abayobozi uko bwize. Mugiye pala n'ugendere sha. Maze munyishe. Nta mafaranga dufite. Ntago ndavana mutaye. Ese hano waje kugura ihene. Guki? Gusura ihene. Mundi ni mbamagaye muri mwe. Atanyishyura. Zana mvuye njyewe. Ese amaguru uje ugenza mbare saa. Kase amaguru se nyaza n'amaguru aki. Akutana. Tugomba guhindura n'umuyobozi. Muyobozi samu gende umuyobozi. Ako nibuvuye mu biro usize ubwo. Bamunyishe muze amafaranga nigende. Nyine we kamutse basubiza bitoze kambasubiza. Kuno bimeze. Uzahita ari mugoroba tuke saa 6. Uzajya ndisiko batekera. Nyine yanda mbise yiwe nyine ajya mu gikona abana batahari. Umusha guteka abana bawe. Wewe tura mumaze ubwo mwambase. Unyishure. Niyo wamigihumbi cyonyine tangenda nare. Twahamagariye reka ko turi gusiganira ibyo ugize mba tugwamagara ngo uzufate amafaranga y'umutekano cyangwa twagwamagaye kugira ngo uzikemure ikibazo. Nyine ngo mwadwanye ngo mupfubi. Unye munyishe hano umuntu warwanye hano umuntu warwanye. Yaba twarwanye kuzana inyera gutanga. Ngo munyishe ni genze mwamagariye ubusa. Eza tugiye kuguhaye. Ariko kuzana hano cyangwa tugiye kuguha n'umuceri kuzana tugateka. Aho tugiye kuguha n'umuceri ugiye kuzana tugateka. Ariko bwarayo tukankubaza ikintu cyucu. Umuyobozi mwamutoye kuva ryari. Mwebwe iranga umuntu nafata ku gihe cy'ingenge gutora. Navutse atariho. Cyari umwimukire na. Mu mafaranga ashani genzeye cyamubwiye bafungisha mwese. Nese hano waje mu rubanza mu rukiko. Naje uko Imana naba. Rukiko kare wowe wese nafsina uteka saa 6 takini mugoro. Akuzajya uduha ibyo guteka. Wiki? Uzajya uduha ibyo guteka. Muteka iki simundi simijumba. Zaza ndabigura nari byohereze kuri telefone. Meza amafaranga sha.
amafaranga ari kangane kuri banki. Amafaranga mwana igende. Rero kamubwire nawe. Zema amafaranga igende. Muri ikibazo cyangwa ugende. W'amafaranga sundi wamenye. Iki? Kasizwa k'ibituranye. Ibyo bigize n'ubu. Doko ameza. Ubundi mudugudu bundi arigwa he? Wiki? Mudugudu bamurega he? Wandega he se ngiye ubwo ngiye mu byo mushaka. Uriya mudugudu arekwa kwa mutwara sibo. God have mercy upon us. Ubundi mwabyagwa n'ikisaza kimukagira ubwenge. Mwanda ki? Nimama meze nk'ibicucu. Mudugu ikibazo waje gukemura kugikemura. Nusije cyeke ubundi ngiye nabahirangije bakemura mu gicyo n'igente. Ikibazo ngo tubwire ukuntu agikemuye. Satuza byateka sibyo? Tekiri mugoro. Ibyo washari. Ako mudugu banda umve akarengane dufite. Nakaye simufite. Kandi muzane isafuriya none ureke ibintu benda ni seri isafuriya yakombye. Zana turebe. Isafuriya byari ngombwa. Zana vute. Zanze bamunzi. Nawe ndakuzana Mudugudu. Turebe byari mwihute. Unacitse. Toka. Singara amasafuriya yakombye twari tutarayashyira mu nzu. Ako mudugu. Yenge kumva umubwira ukuntu ngeze. Wemeza numero yawe mwishe. Rero hanyuma uburenganzira. Nimero biroroshye. Zana telefone zishyire mu bantu zishyire mu. Ite tumuhonda ngo ubu uburenganzira buno mu mudugudu nyabacu uburenganzira abana bapfuceka. Borata Nta bintu nibi byari birimo se bitabamo. Nagaso ndashaka. Umfase. Sharif. Mukubite yegeze. Mukubite sha mukubita. Ndabafasha se babafasha sha. Akotwa n'uyu. Kikici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.